Nongeye kubasuza bene data abakunzi ba Anaweza Daima, ndabifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Ni karibu umwanya wacu mwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tena Uwiteka turimiye ngo tunezererwemo. Mwami Imana abaha umugisha. Turagushimiye Mana yacu, Imana ikomeye, Imana igira neza. Imana tuyahera hahera. Watugiriye neza Mwami Imana, waduhaye undi munsi ngo tunezererwemo. Ndabizi ndashidikanya ko hari benshi bari bafite imigambi myiza myinshi bagomba gukora kuri uyu munsi ariko batawugezeho. Niyo mpamvu tugombye kugushima Mana ko twebwe waduhaye kubaho, icyubahiro ni cyawe. Abakunzi ba Anaweza ubaha umugisha, ubagirire neza, ubiteho Mwami, ubarengere, ubitwararike muri byose, bakomeze kubona ineza yawe mu buryo bwose Mwami. Bana natwe rero mu mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Mwuka wera w'Imana nkuko bisanzwe ni wewe utuyobora, ni wewe twigisha, ni wewe tuganiriza, ni wewe utuyobora, ni wewe duhugura. Tuguhaye ikaze ngo bane natwe. Iri jambo Mwami Imana rikore icyo wagambiriye ko rikora, ubi nyuma yaryo Mwami, kugira ngo urikoreshe imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mwami, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Abakunzi ba Anaweza, nizeye ko muri amahoro. Ndashima Imana ko nzi neza ndashidikanya ko Uwiteka yabaye mu ruhande rwanyu, kandi kukuboko kwe kwiza kwabanye namwe. Kuko Imana ntabwo igidusiga, ntabwo igitureka, ihora itubereye maso. Ngo ijambo ryayo rivuga ngo sinzabasiga sinzabahana. Ndumva rero nemezwa n'umutima wanjye ko Imana yakurinze wowe uri mukurikira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, muhabwe umugisha n'ijambo ry'Imana. Kandi abashimira ko mubana nanjye muri uyu murimo, tugafatanya gukorera Imana, kandi nta kabuza tuzagororerwa. Umuhati wacu ntabwo ari ubusa ku Mwami. Yesu abaha umugisha cyane. Reka rero abashobora gufata Bibiliya yabo bafate Bibiliya, tuganire ku ijambo ry'Imana ryiza, umutima w'ubugingo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera Imana birashoboka. Haleluya. Kubera Imana birashoboka. Yego, kubera Imana birashoboka. Bya bindi wabonaga bidashoboka, bya bindi byakunaniye, bya bindi ba anko bananiwe, bya bindi umugore yananiwe wawe cyangwa umugabo, iby'abana bawe bananiwe, ibyo nawe wananiwe hamwe n'ubuhanga bwawe, hamwe n'amashuri yawe, yewe hamwe n'akazi kawe keza, hamwe n'umuryango ukomeye uturukamo, ariko mukaba mwarabinaniwe. Yego, birashoboka kubera Imana. Kubera Imana birashoboka ibidashobokera abana b'abantu. Haleluya. Naje rero kukwibutsa yuko ibyo wowe udashoboye n'iby'imiryango idashoboye, kubera Imana bishoboka. Yego, birashoboka ko iyo ndwara wayikira kubera Imana. Abaganga bakubwiye ko bidashoboka, ngo kanseri ntikira, ngo impyiko ntizikira, sinzi ngo ni indwara ki zidakira. Kubera Imana birashoboka ko wakira, kuko Imana ishobora byose. Kubera Imana wava muri ubwo bushomeri umaze mu imyaka. Yewe kubera Imana wacuruza ukongera kunguka nubwo wahombye ibyawe byose. Kubera Imana nawe waseka umaze igihe mu marira. Kubera Imana wabyara wowe utarabyaye. Wowe wangumbawe, kubera Imana wabyara, Imana yaguha kubyara. Wowe wiswe ingumba, nawe ukaba wumva wemeranywe n'umutima wawe ko kubyara bidashoboka. Kubera Imana wabyara, na Sara yarabyaye. Yesu ashimwe cyane. Kubera Imana amateka yawe yahinduka, wakurwa ku cyavu. Kubera Imana. Si kubera abantu, si kubera inshuti, kubera Imana. Naho yakoresha abantu, burya niyo ibibakoresheje. Imana itakoresheje abantu, nta numwe wakurebesha irihumye. Ariko kubera Imana ifite aho yacisha, ugatabarwa kandi ukarengerwa, ukabona ineza y'Imana. Kubera Imana birashoboka. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu abaha umugisha mwinshi. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa 43. Ubwo ndavugana n'abasomyi ba Bibiliya. Ariko nawe udashoboye kuyisoma mu mwanya ureba ijambo ry'Imana, ushobora kuryumva wagera mu rugo ukaza kusoma. Iyo usoma, nkunda kubivuga, urushizaho guhishurirwa n'umwuka w'Imana akarushaho kukuganiriza. Tujyane rero abasomyi ba Bibiliya, Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa 43.
umutwe w'amagambo uravuga ngo Filipo na Natanaeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo yari uw'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanaeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. 46. Natanaeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Yesu ashimwe cyane. Natanaeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Yesu abona Natanaeli aza aho ari, amuvugaho ati dore Umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanaeli aramubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara, ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Natanaeli aramusubiza ati Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urumva ukuntu yamubajije? Niba iri jambo twasomye waryumvise. Natanaeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Natanaeli aragenda yegera umwami. Umwami amubonye amubwira ibyo yakoze byose na mbere yuko Filipo amugeraho. Aratinya, aramubwira ati Rabi, uri umwana w'Imana koko. Nyamara yari yagiye amuhinyura atabyemera, avuga ngo i Nazareti nta cyiza cyaturukayo. Yesu ashimwe cyane. I Nazareti nta cyiza cyahaturuka, niko yari yagiye avuga. Natanaeli niko yari yabwiye Filipo, amubwira ati ngwino wirebere. We yari yamubonye, yabyemeye Filipo. Ariko Natanaeli arabipinga, nkuko nawe bagupinga, cyangwa nkuko nawe upinga Imana, nkuko nawe utemera iby'Imana, nkuko nawe babikubwira ukajya impaka. Ariko Filipo aramubwira ati ngwino wirebere. Amashira kinyoma, yewe sinabasha kukwemeza ngwino wirebere. Haleluya. Wewe waranabibonye, hari n'ibitangaza byinshi yagukoreye, ariko uracyanamupinga. Aba rero nibwo bari bakimubona. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo naje kukubwira cyane nuko kubera Imana bishoboka. Uyu nguyu Natanaeli yagiye kumureba, yabanje kumuhinyura, azi ko i Nazareti nta cyiza cyaturukayo. Ariko reka nkubwire, kubera Imana byarashobotse ko i Nazareti haturukayo icyiza. Yuko i Nazareti haturuka umuhanuzi, yuko i Nazareti haturuka umwami watubambiwe, waducunguye, watanze amaraso ye ku bwacu, wabaye igitambo kubw'ibyaha byacu. I Nazareti yarahaturutse, icyiza cyarahabonetse, harahinyurwaga ko nta cyiza cyahaturuka. Haleluya. Kubera Imana byarashobotse yuko i Nazareti naho haturuka icyiza. Birashoboka yuko abantu bakubwira ko nta cyiza kizakubaho, yuko nta cyiza wabona, nta mugisha, uri umunyamarira, ntabwo byashoboka kuseka, nta byishimo birangwa iwawe, maze imyaka mu bihe bisimburana n'ibindi bibabaje, marira n'agahinda, isozi n'amataba, ubuzima bwawe burakakaye, urababaye gusa, urikebuka ukibura. Barakubwira ko nta cyiza ushobora kugeraho. Uriya se nawe yabona akazi. Uriya se nawe yakubaka, hari icyiza yabona. Hari umwana we wakwiga, hari icyamunezeza, nta birori byabiwe. Ese ko mbona hari itente iruhande rwo kwa runaka habaye ubukwe, ariko nawe kwa runaka hari icyiza kibaye, bahora mu marira, ahora mu makuba, bahora mu byago, ni impfu zihorayo, nta gahinda. Mbega wabaye iciro ry'imigani yuko nta cyiza cyabi wawe. Reka nkubwire, naje kubwira ngo kubera Imana birashoboka yuko nawe wabona ibyiza. Birashoboka ko kubera Imana nawe wasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Yego, birashoboka ko mu muryango wawe nawe haboneka umuyobozi. Birashoboka ko haboneka n'umukozi w'Imana. Kubera Imana birashoboka rwose ku mwana wawe nawe yakwiga ndetse akaminuza. Yego, kubera Imana birashoboka. Haleluya. Kubera Imana birashoboka ko nawe wabona akazi kandi keza. Kubera Imana ndetse witegure kukabona no kukakira.
Yesu ashimwe cyane. Kubera Imana witegure guhindurirwa amateka. Kubera Imana witegure gukurwa ku cyavu, kuko Imana ijya inyuranye ibihe. Haleluya. Kubera Imana i Nazareti ahari hazwi ko nta cyiza cyavayo, nkuko Natanayeli yabivuze. Sinzi ko wahumvise uyu murongo, sinzi niba wahumvise. 46. Natanayeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Yewe sinabasha kukubwira ngo ubyemere, ariko ngwino wirebere. I Nazareti koko hari icyiza cyahaturuka, ngwino wirebere. Yesu ashimwe cyane. Agiye yemezwa n'umwami, kuko umwami yari yamaze kubona ibitekerezo bye. Yesu yari yamaze kumubona, ubuzima bwe bwose yabubonye, ibyo yakoze aho yari yicaye munsi y'igiti byose arabimurondorera, arangije aremera. Aravuga ati, Rabi, uri umwana w'Imana koko. Yemejwe nuko yabonye, yemejwe nuko yamubwiye. Ese nawe utegereje kwemezwa nuko umwami azakuvugisha ukamwumva cyangwa ukamubona imbona nkubone? Iri jambo rikwemeze yuko kubera Imana nawe ibyiza byagusohoraho. Hahirwa abizera batabonye. Yesu ashimwe cyane. Ariko iri jambo ryankoze ku mutima. Mbese i Nazareti hari icyiza cyabayo cyaturukayo? Mbese mu rugo rwa runaka hari icyiza cyabayo? Ko tubazi bari mu bibazo. Kubera Imana birashoboka ko nawe ibyiza byagusohoraho. Kubera Imana birashoboka ko wakwishima. Birashoboka ko nawe wakikira ikibondo. Birashoboka ko kubera Imana washyira ku ibere. Birashoboka ko kubera Imana nawe wakora umurimo w'Imana. Kubera Imana nawe wagenda mu modoka ariko di. Sugira ngo we ntibyakubera. Byakubera nawe. Kubera Imana waba umuyobozi ku kazi kandi uranabyifuza. Kubera Imana na etaje wayubaka. Kubera Imana byose birashoboka, byakoreka. Nawe hari ibyiza byaba mu rugo rwawe, hari ibyiza byaba mu muryango wanyu wabaye iciro ry'imigani. Kwa runaka ntibajya biga, kwa runaka ubukene bwabo ni karande, kwa runaka wagira ngo baravumwe, nta mukobwa wabo ushaka, nta muhungu wabo ushaka, bose babyarira mu rugo, bose ni nyina ubarerera. Kwa runaka hari abuzukuru batandukanye batagira ababyeyi, mbega niho baba. Ariko kubera Imana yaciyo karande n'uwo muvumo w'iwanyu, nawe ugashaka, nawe ukambara agatimba, ariko nawe ugasezerana di, byakubera. Kubera Imana byakoreka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera Imana abana bawe nawe bakwiga mu mashuri akomeye ahenze meza. Kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana yaremye ijuru n'isi, byose nawe byakubaho kandi byanakubera, kandi urabyifuza kandi urabisengera. Naje kuguhanurira rero, naje kubwira ngo kubera Imana birashoboka. Byuka wikunkumure uwo mukungugu, wakire ineza y'Imana, wakire kugendererwa, wakire gutabarwa, wakire ineza y'Imana, wakire gucuruza nawe mu izina rya Yesu. Kubera Imana yampaye iri jambo birashoboka ko nawe wagirirwa neza. Wakire telefoni y'umugisha ikubwira ibyiza, maze iminsi wakira inkuru mbi, ariko kubera Imana akira ijambo ryiza, akira kugendererwa mu izina rya Yesu, akira gutabarwa, akira kugendererwa. Oh haleluya. Akira guhindurwa amateka kubera Imana, akira kwicara kuri iyo ntebe y'icyubahiro kubera Imana, akira ibirori mu rugo rwawe, agura amarembo yawe, wakira abashyitsi b'umugisha kubera Imana yazanye iri jambo, wowe uhuye n'iri jambo, akira ubuhanuzi bwo kugendererwa n'Imana. Kubera Imana ibikomeye bigiye gukoreka mu rugo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera Imana igiye kukubakira urugo rwawe rwari rwarasenyutse, mugiye kongera musubirane. Kubera Imana mugiye kunezerwa. Oh haleluya. Kubera Imana di ugiye kwambara uberwe. Kubera Imana ariko ugiye kubona ukuboko kw'Imana, igiye kuguhindura ibyanze guhinduka. Kubera Imana igiye kugushyirira inzira hatari inzira. Oh bana, oh haleluya. Bwana sifiwe. Kubera Imana baba yetu, mfalme wa ajabu, urabishoboye. Kubera Imana yaremye ijuru n'isi, uratabawe, uragenderewe, nkuru z'ibyiza zije mu rugo rwawe. Kubera Imana disi we nawe ugiye kubona umucyo w'Imana, gira neza kw'Imana kugiye kukugeraho. I Nazareti hari icyiza cyaturukayo.
mu muryango w'iwanyu, mu bwoko bw'iwanyu hari icyiza naho cyahaboneka. Yesu ashimwe cyane. Imana irakomeye bene data, Imana irahambaye, Imana ihindura amateka. Wowe ukurikira ijambo, akira ubuhanuzi bwawe yuko kubera Imana ugiye kubona ineza y'Imana. Jya wumva ijambo ry'Imana uryakire, wizerere muri ryo, ugendere muri ryo, wihanurire. Uvuge ngo kubera Imana ngiye gusohokera mu mbyino z'abanezerewe, kubera Imana ngiye kwakira telefoni y'umugisha, kubera Imana ngiye kwakira abashyitsi b'umugisha, kubera Imana iwanjye hagiye kuba ibirori, kubera Imana nanjye ngiye gutumira ama invitation, ngiye kuyandikisha, kubera Imana nanjye ngiye kubona ibirori, ngiye kwambara agatimba, ngiye gushaka, ngiye kubaka, kubera Imana ngiye kubyara, kubera Imana ngiye kunguka, nari narahombye ibyanjye, kubera Imana ngiye gushumbushwa ibyanjye nanyazwe, kubera Imana bigiye kugusohoraho. Izera ijambo ry'Imana uzubona ineza y'Imana. Nta jambo ry'Imana rizira ubusa. Igihe cyose ijambo ry'Imana risoza icyo yaritumye gukora. Rero wakirira ijambo yuko kubera Imana ugiye kubona kugirirwa neza, kubera Imana nawe ugiye kubona ibyiza. Yego mu mateka yanyu nyine nuko ubuzima bwabaye. Nta cyiza, nta wize, nta washatse, nta marira, nta gahinda, n'inzara, n'ubukene, n'ugusabiriza kubera ko ubushobozi ntabwo. Urabyukira mu baturanyi usaba, urashakisha wakwishyurira umwana wawe. Nyine n'ubuzima bubi usimburanwa n'ubundi. Nawe rwose wagirirwa neza n'Uwiteka, nawe wabona ineza y'Imana. Haleluya. Nk'uko yavuze Natanayeli ngo i Nazareti haboneka icyiza, hari icyiza cyahaba. Nawe barakubwira ngo mu rugo rwawe, mu muryango wawe hari icyiza cyahaboneka. Ndakubwiye ngo cyahaboneka. Imana yakugirira neza, Imana yakurengera, Imana yaguha umugisha, Imana yakwagurira imbago, Imana yaguhindurira amateka, kuko mu ijuru hari Imana. Yego kubera Imana birashoboka. Wagirirwa neza, watabarwa, wahindurirwa amateka. Abana bawe nawe bakwiga, nawe wabona ibirori mu rugo rwawe, nawe wava muri ubwo bushomeri, wava muri izo ndwara. Kubera Imana birashoboka. Yego wabitinzemo, ariko naje kubwira ngo kubera Imana birashoboka. Ntiwihebe, ntujye kure y'Imana, ahubwo egera Imana kugira ngo igugirire neza, kuko kukugirira neza ko izakugirira neza. Ibibazo ntibikujyane kure ngo wumve ngo amateka y'iwacu nayo ntawe ujya ashaka, ntawe ujya abona akazi, ntawe ujya wiga. Mu rugo rwanyu, mu muryango wawe naho haba ibyiza, nk'uko i Nazareti haturutse umwami uducungura, waducunguye kandi bitari bizwi. Humurizwe rero no kumenya yuko kubera Imana bishoboka ibyo wabonaga ko bidashoboka, kuko dufite Imana ishobora byose. Yikomerereho rero, uyizere, izakugirira neza, kuko ari Imana. Kubera Imana birashoboka. Uwiteka guha umugisha. Ijambo niba rigufashije, urifashisha abandi, nabo ribahumurize, ribubake. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu nziza, Imana nzima, Imana igira neza. Ndagushima ko kubera kuri Imana uje gutabara abana bawe no kubarengera, uje kubahindura amateka. Abo bumvise ko mu buzima bwabo cyangwa mu miryango yabo nta cyiza cyabayo. Abo bumvise Mwami Imana nzima ko barangwa n'umubabaro n'agahinda. Iwabo mu mago yabo nta wiga, nta ubona ibyiza. Ndagushima ko uje kubagirira neza. Abo barabashomeri bumvise ko badashobora kubona akazi, kuko akazi bikomeye kukabona. Ndagushima ko kubera Imana bagiye ukabona. Ndagushima ko ugiye gutabara abana bawe bose Mwami. Abumvise iri jambo ryo ndabizi neza ko hari imitima uvuganye nayo kandi uje gutabara no kugirira neza. Ndabizi ko nzumva ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza wakoze kubera kuri Imana. Kubera Imana byose bizashoboka. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro Mwami. Gira neza imitima y'abakurikira ijambo bose, bubakwe kandi bongere gukomera, bakomerere mu buntu bwawe no mu mbaraga zawe, kuko nta kikunanira. Izina ryawe nirishimwe Mwami. Urakoze ko mvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.